ZOOM TV24. Abakobwa iyo ufite icyerekezo ntago uhindukira bavuze ngo umuntu akita bahamaga ngo ugahindukira ukareba inyuma kuko muri iki kinyejana umukobwa urangije amashuri uko angana kose uzi twaturi ngo niho guhamagara inkoko cyangwa imbwa cyangwa iyo wihaye agaciro ntawe waguha agaciro utakihaye niwo ubanza kwiha agaciro akabanza akakureba uciyeho abaciye aha uguhamagara gutya ugira kuki wemera kuba nyakatsi bahamagara gutya kuki wemera kuba hitwemere kuko nta kiguzi gihwanye n'ubuzima bwawe niyo yaguha agatelefoni niyo baguha harabo twabajije ngira ngo ni hano Gicumbi nuko nyakubamera dahari ngira ngo coordinator abyibuka ni uwuhe murenge twarimo hari umurenge twarimo tubaza abakobwa n'icyo basore babashukisha cyangwa abo bagabo bashukisha mukabyara imburagihe ugatangira kubyara ukabyara umwana nawe udafite ubushobozi utishoboye tukagira umuzigo w'abantu babiri tukababaza ngo ni ibiki abakobwa batubwiye ngo amandazi barababeshye abakobwa ba Gicumbi ngo ni amandazi koko amandazi agura ngahe tuvuga 100 niyo baba y'igihumbi ujya ureba ayo mafaranga baguha cyangwa iryo rindazi ngo ibi bihwanye n'ubuzima bwanjye ibi bihwanye n'ejo hanjye hazaza heza ibi barimo kumbeshesha uyu munsi nzabyiha igihe nikigera nzabyishakamo mbyihe ngishakire ntagiye kubitega amaboko ibyo byose izo ngeso mbi zose nizisubiza nizidindiza imbere igihugu cyacu ikindi ni ngo y'ubukene cyane cyane ngo y'ubukene gukora cyane tukibohora ku bukene dukora cyane nkuko mugenzi wanyu coordinator yabivuze gukora cyane dukora byo dufite aho hafi iyo ukoze neza ubona n'amahirwe y'ibindi byinshi cyane iyo ubikoze neza ibyo wari ushinzwe gukora tukibohora ku ngengabitekerezo ya jenoside iyo nayo ni imungu ibi bibazo byose nahoze mvuga ibiyobyabwenge ingengabitekerezo ya jenoside ibyo byose ni imunga urubyiruko ikamunga n'igihugu cyacu ibyo byose ni ibyonnyi byangiza igihugu cyacu nagira ngo mbashimire cyane mbasaba yuko twese twashyira intambwe tugafatanya ariko nsubiza na mugenzi wacu muri Afrika ngira ngo hari yabajije bagenzi banya ati iri terambere rikomeza kuza n'ikoranabuhanga ntirizasimbura abakozi tugasigarira aho ngaho ubishaka utabishaka iri terambere rirakomeza rikaza ikoranabuhanga riraza ejo bundi mwabonye robot yaho zivuga mwarayibonye i Kigali mwarayibonye ku mbuga nkoranyambaga harya yitwa ngo iki ndabona mukurikira hari uwo babaje kuri radio na televiziyo aravuga ngo na Anastasia kandi n'urubyiruko nguravuga ya robo y'umugore ari kuri mu nama ngo yitwa Anastasia kandi ari confident urumva ya robo yitwa Sophia yaje barayibajije ngo waje waciye aravuga ngo banzaniye mu mufuka bangize mu ivarisi ariko ni ntaha banshyire ku idirishya wagira ngo mbese irareba mu ndege ngo yicare ku idirishya ikurikire irebe hanze irebe akayaga ikurikire tubishaka tutabishaka ikoranabuhanga rizaza kandi ku rwego rw'isi nk'uko abayobozi babivuga ariko igihugu ku giti cyayo kiritegura tugomba kwitegura mu bumenyi tugomba kwitegura mu gukurikira ibigezweho n'ibihe tugomba kwitegura n'iki twakora niba ari ya mirimo yahangwaga cyangwa yakorwaga n'abantu kabigiye gukorwa noneho n'ikoranabuhanga abo bantu bandi bakora iki reka mbaho urugero muribuka mu myaka yatambutse washakaga kwandika icyangombwa ukagenda bagatayipinga gutya n'intoki abadamu babaga hariya kuri Nyarugenge cyangwa na hano ku karere bakoresha ya mashini bandikishaga murabyibuka ariko mwebwe mutaravuka hari abantu babikoraga icyo gihe aba ntabagihari icyo ukora abura batoza cyangwa abatraining ukabaha ubumenyi bukenewe ushobora kugira ibyo bakoraga babikoresha ikoranabuhanga katwongereho bakonvoyeri ubu tap and go yaraje nayo ni company y'urubyiruko yitwa SC Group tap and go uraza ugakoresha akamashini kawe ukinjira ukicara hari konvoyeri ukihaba cyangwa kigingi ntaba kihaba ibyo cyose bagenda bifezinga out ariko tukaba tuvuga ngo niba bigenda twebwe turabisimbuza iki nukuba adapting you adapt nugushakisha uburyo you fit in naho you fit in you fit out uvamwe nyine nicyo gihugu cyane cyane kiba giteganya murabona ko n'igihugu cyacu kibanda cyane cyane kuri sciences and technology cyangwa
kwigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo isi itadusiga. Tubishaka tutabishaka ikoranabuhanga rizaza, ariko twiteguye gute? Tugomba rero kwitegura. Hari umwana yagize kubazanya kuba Perezida wa Repubulika kuri abizi ko akunda guhura n'urubyiruko kenshi bakaganira. Yaramubajije ngo ni iki kintu wumva kigutera nk'impungenge? Ati ni mwebwe. Baramubaza ati kubera iki? Mwebwe murabibona nkuko tubibona? Buriya iyo tuvuga ubumwe bw'Abanyarwanda mubibona nkuko tubibona? Mwumva imbaraga mufite, mwumva n'imbaraga ziri mu bumwe bw'Abanyarwanda? Ibyo byose ni ibyacu kugira ngo tubisigasire. Ntabwo dushobora gutegereza yuko ari abanyamahanga cyangwa abavuye hirya no hino bazateza imbere igihugu cyacu. Ni twebwe ubwacu tuzacyitereza imbere. Twaje rero cyane cyane kuvoma ku gicumbi cy'ubutwari, kuko twifuza yuko buri rubyiruko byibuze n'ababakomokaho mukomoka ku ntwari, ntabwo mwaba ibigwari. Tukifuza yuko nta muntu wava hano ngo asura ari amateka ngo agenda bikigwara. Agomba kuba intwari kuko akomoka ku ntwari zaboye kino gihugu. Hari uwahoze avuga nyirango kuri pana avuga ngo bahoze banatekereza yuko impamvu baje hano kubera aya mazu n'iki. Mwabonye ko yiberaga muki? Yabaga hehe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabaga mu mazu cyangwa mu ndaki? Yabaga mu ndaki. Amazu ni yari ahari, ariko no kubera kuba afite icyerekezo hagana, ashaka kuganisha igihugu nawe ubwe, aho ashaka kuganisha Abanyarwanda nihe. Biriya byose bahoze banabikomozaho bati iyo tureba hari iriya ndaki mu nda y'isi, natwe turakuba duhura n'ibibazo umunsi ku wundi bimeze nko kunyura mu ndaki. Tuhakura iki? Tuhakura isomo, tuhakura ubutwari, ahubwo ntabwo tuhakura gusubira inyuma ngo dusubire dutsindwe mu byo twaneshaga. Kumenya amateka rero cyane cyane yo twahawe uyu munsi, urubyiruko mwabonye amahirwe yo kuganira n'abakuru, kuko bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize. Mushobora kuba mudafite ababyeyi bamwe, mushobora kuba mubafite ariko ntibababwize ukuri. Mufite igihugu noneho kirababwira amateka uko ameze, kugira ngo namwe muzamenye muzabwira icyo abana banyu n'uwuhe murage mubasigira bahoze babibabaza. Nagira ngo nsoreze ku ndangagaciro zaranze urubyiruko bagenzi banyu babohoye igihugu cyacu. Urubyiruko mufite umwihariko mu gihugu cyacu. Nibyo tubasaba biri nko mu nshingano cyangwa igihugu kibasaba. Mwibuke ko jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe n'urubyiruko. Nta musaza tuba tubisubiramo, nta musaza wazamuka imisozi n'ibibaya n'icyo akiruka miliyoni imwe mu mezi angahe. Nta musaza, ahubwo abatasaza bari bafite ingengabitekerezo, iyo ideology bakayishyira mu rubyiruko rugakoreshwa nabi. Nanone n'urubyiruko rwabohoye igihugu ruhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Murabyumva urwo ruhererekane. Hari abasenye igihugu, batojwe gusenya. Niko byagendaga. Amatorero atandukanye yose y'abikindi n'abandi bose yatozaga gusenya igihugu, nta kindi. Amasantere y'urubyiruko yose yari ahari mu gihugu yatozaga gusenya igihugu. Indirimbo, uduhiri, ibiki byose ubonye amafoto bikwereka icyerekezo aho cyaganaga. Gutandukanya Abanyarwanda, gusenya, kwica, ni ibyo macakubiri. Hari indi generation rero yaje cyangwa urundi rungano rwanyu, icyo gihe bari abana cyangwa bari bato. Nakunze n'ijambo moderator yavuze ngo baduhaye ubuto bwabo. Mwaduhaye ubuto bwanyu, tubona igihugu cyacu, tubona igihugu. Aya ni amaraso yabo. Babohoye igihugu, baduha igihugu, babaha igihugu muri uyu munsi. Barimo barabatoza ubuzima bwiza, barabatoza kwiteza imbere, barimo barabatoza gukundana kubana, barabatoza ubumwe. Ni ukuvuga yuko hari urubyiruko rwasenye, ariko hari n'urundi rubyiruko rwubatse igihugu. Uyu munsi rimwe rubahango ni mwakire. Murakira mwe muzakora iki? Niyo mpamvu bakomeza bavuga babisubiraho ngo uruhare rw'urubyiruko, uruhare rw'urubyiruko. Nuko hari urubyiruko rwasenye, nuko hari urubyiruko rwabohoye, nuko hari urubyiruko rugomba gukomeza iri terambere dufite ntidusubire inyuma na rimwe. Urumva ko urubyiruko rufite uruhare rukomeye cyane muri ayo mateka yose, kandi nazakomeza. Ariko munibuke ko mugize umubare munini cyane w'abatuye u Rwanda. Rero mudakoze nta wundi wabikora. 70% muri hasi y'imyaka 30. Nagira ngo ngaruke ku ndangagaciro nuko nayo mbivuze. Cyane cyane ni nyinshi, ariko nagira ngo mpitemo nke cyane. Iya mbere ni icyerekezo, kugira icyerekezo. Iyo uzindutse mu gitondo utekereza iki? Ufite icyerekezo. Hari ibyo uteganya, ntabwo ubaho by coincidence. Ntabwo ubaho kubw'impanuka. Ntabwo ubaho kuko uyu munsi wabyutse nuko ngo ukata umuhanda ugana utazi ibyo urimo kuganamo. Ugomba kwiha icyerekezo kuri mu gihugu gifite icyerekezo.
intumbero yawe ni iyi yo ubyutse mu gitondo wihikiye cyerekezo n'uguhamagaye wese hano ukajya mu burembetsi nyakubahwa gavana kabarembetsi hano binjizaga ibiyobyabwenge bakakuganisha mu nzira zo bashatse bakubwira ngo dukire vuba ukaburaje wirutse bikakujyana ibije byose birakujyana cyangwa uru rubyiruko ntuzabura ibibarangaza bizabaho byinshi cyane noneho n'ikoranabuhanga rirahari ni byinshi bizabaho bibarangaza ariko se wowe wihaye iyihe ntego wihaye ikihe cyerekezo icya kabiri urwo rubyiruko rwaboye igihugu rwari rufite intumbero rwari rufite icyerekezo indangagaciro ya kabiri yari yo gukunda igihugu buri gihe cyose iyo wumvise uwabo mu rubyiruko rwaboye igihugu aribo bafande hano batubwiraga buri uko ubyumvise buri munsi uvuga nk'aho ari bishya nk'aho wubyumvise bwa bakubwira ukuntu babagaho nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze kuganiriza urubyiruko ababwira nayo amateka yahariya mu birunga ko bari mu misozi iyo ruguru mu konji ugasanga umuntu afashe imbunda ahagaze naho yumye kera yarapfuye kera utabizi kuko hari mu bukonje bukomeye cyane hari hagoye cyane ariko niho bahisemo noneho ngo baza kugira ikibazo cya supplies cyangwa amafunguro babazamuriraga mu misozi kuko hari kure noneho umuntu mwaza kubagira inama atari kubwo mwashatse batwitwa tunyamaswa twitwa indogobe punda mu kinyarwanda batwita punda indogobe yego twatu twikorera ibintu byinshi cyane none haramubwira ati buriya turatuntu twabizamukana byinshi cyane ku musozi aravuga ati ni igitekerezo cyiza bashakishije utwo tupunda cyangwa utwo nizo ndogobe bashize ibyo kurya byose bashaka kuzamukana ku musozi bageze imbere kandi abanzi barazengurutse cyangwa umwanzi arazengurutse aho hafi aho bakagira ngo baragenda bucece mu gicuku bazamukane amafunguro ni ingishwa kugira ngo niko zitwa ingishwa zijyana abo bantu aho bari bagenzi babo aho bari hejuru ku musozi kugira ngo bafungure bagenda buhoro barababwira bati noneho indogobe ziranga kugenda barakubita indogobe zikajya gusakuza kandi bashakaga ibicecetse noneho bagiye basanga indogobe zirya ibyo kurya byinshi kurusha ibyo bari bagiye kwikorera ngo bajyane bahita bashakisha igisubizo vuba vuba barabyikorera bakora umurongo kwishakamo ibisubizo buri gihe cyose icya kabiri gukoresha bike ukagera kuri byinshi bahoze babivuga economies of effort gukoresha bike bishoboka bihari ukagera kuri byinshi cyane aya ni amasomo akomeye ku rubyiruko rw'iki gihe rw'ubu ngubu nta rubyiruko rutabaye rw'ubu ngubu ariko n'abazabakomokaho nibyo muzababwira ni umurage mugomba kubasigira nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda